Bridge Sport. Bridge Sport. Ya reka mbasuhuze kandi nizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Ni Bridge Sport ibasuhuza muri kino gitondo. Reka tubifurize kuza gukomeza kunogerwa nibyo murimo byose kuri uno mugoroba, ku mugoroba w'ijoro ryakeye. Hari ku munsi rwose wo kuwa kane nimugoroba nibwo hasohokaga imyanzuro ikomeye yavuye mu nama ubuyobozi bwa Rayon Sport bwagiranye n'uruganda rwa Skol mu bijyanye n'imikoranire. Ejo twababwiraga ko rwose hateganyijwe inama ikomeye cyane iraza kuvamo imyanzuro igiye ikomeye, ifite ingaruka zikomeye cyangwa se ifite byinshi ihishiye abafana b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'uruganda ubwarwo kuko narwo rufitemo inyungu. Ni inama rero yagiye iba ku mugoroba w'ejo, gusa mbere yaho hari habanje kuba igikorwa gikomeye cyo kuba cyo guhemba abakinnyi bagiye bitwara neza nk'ikipe ya Rayon Sport y'abagabo ndetse na Rayon Sport y'abagore. Nyuma y'inama twaje kwegera perezida Uwayezu Jean Fidel rwose wasaga nkaho ari we wari uyoboye ino nama, atubwira byinshi bigiye bitandukanye. Yagiye avuga ku ngingo zigiye zitandukanye, ingingo ijyanye n'imikoranire ya Rayon Sport ndetse n'uruganda yayivuzeho. Yaje kuvuga ku bijyanye n'ibikombe, ku kijyanye no mu kibuga Rayon Sport igomba kunguka iki uno mwaka mu kijyanye n'ikibuga ndetse n'ibikombe. Ibyo nabyo yaje kuba abivugaho. Uyu mugabo Uwayezu Jean Fidel yaje kuvuga ku kijyanye n'amatransferi, yizeza abakunzi ba Rayon Sport ko bagiye gukora transferi z'umuriro z'umwakaka kandi zikomeye cyane. Ni transferi yaje kugenda avugaho. Uyu kandi yaje kugira gutya avuga ku cyitwa manda ye izarangira ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10 nibwo manda ye izarangira. Nabwo yaje kugira icyo atangariza abakunzi ba Rayon Sport, nibyo ngiye kugenda ngarukaho nkubwire uko bimeze. Gusa mbere na mbere ndabanza nkubwire ko uwitwa Kadime Ndiaye, umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport, uyu munyasenegale niwe waje kuba ahembwa nk'umukinnyi mwiza witwaye neza mu kwezi kwa kabiri. Yarahanganye n'abakinnyi bagiye batandukanye harimo Muhire Keve kapiteni ndetse na Arsene Tuyisenge Tuguma. Aba bombi bari mu ikipe y'igihugu ahiherereye muri Madagascar, ariko uno mugabo Kadime Ndiaye umuzamu yaje kuba abahigika atwara kino gikombe. Ubwo mu bagore uwitwa Immaculée, niba mujya mukurikirana na football femine cyangwa se umupira w'abagore muri Rayon Sport, uwitwa Immaculée rwose niwe waje kuba atwara kino gihembo cy'umukinnyi witwaye neza mu kwezi kwa kabiri. Hanyuma mbere yuko ntangira mu bijyanye n'inama ndetse n'imyanzuro yagivamo, reka nkubwire ko ngushimira cyane kuba dukomeza kubana umunsi ku munsi. Niba usanzwe uri umukunzi wacu cyangwa se ubana natwe, ni iby'agaciro kuri twebwe, ntago natambuka nagushimiye kandi rwose kamwifurize kuza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Reka mpere ku inama ikirangira. Inama yaje kuba iterana rwose ahantu bita mu Karumuna ari mu Bugesera, aho perezida atuye n'afite ibikorwa bye by'ingenzi. Ni naho Rayon Sport ijya kuruhukira rwose muri hoteli ye, niho iyi nama yabereye. Uruganda rwa Skol rwari rwitabiriye, dore ko mu ruganda rwa Skol harimo umuntu ushinzwe Rayon Sport ubwayo nk'igikorwa bafatanyije kuba bacuruza. Uruganda rwa Skol rero rwari ruhari, abayobozi ba Rayon Sport bayobowe na Uwayezu Jean Fidel bari bahari. Ubwo bamaze kuba bahemba bakora inama, binjira mu nama rwose yari inama ikomeye cyane. Hanyuma inama havugiwemo ikijyanye n'imikoranire. Bishimiraga ngo imyaka 10 irangiye n'imikoranire. Hashize imyaka 10 uruganda rwa Skol rukorana na Rayon Sport. Ibyo byari ibintu byo kwishimira cyane, byari ibintu byo guserebura cyane. Bati imikoranire yacu yagenze neza, tumaze imyaka myinshi, tumaze kumenyerana. Ati igisigaye ni ukuba twavugurura imikoranire ikaba yagenda neza. Aba baje kwemeranya ko Rayon Sport yungutse mu buryo bujyanye na finance cyangwa se na financially. Rayon Sport yagiye ibona amafaranga agiye atandukanye kubera ko uruganda rwa Skol rugenda rubafasha mu bijyanye no kugura abakinnyi no kubahemba n'ibijyanye n'amafaranga byose. Ibyo nibyo Rayon Sport yunguka. Hanyuma Skol yo
yemera ko rwose yungutse ikijyanye na visibility cyangwa se kugaragara no gucuruza, kubera ko iyo Rayon Sport yatsinze ibikorwa cyangwa se ibinyobwa bya Skol biranywekeka cyane. Nibyo Skol yagendaga yishimira mu myaka 10 ishize, na Rayon Sport nayo yishimira ubufasha yabonye muri Skol mu myaka 10 ishize. Hanyuma abagabo baricara barebana mu maso, bemeranya bino bintu bingahe ngiye kukubwira, byavuye mu nama bamaze kuba bagenda bemeranya. Ikipe ya Rayon Sport yasabye Skol ko bafata abakinnyi, staff technique ndetse n'abandi bakozi bose ba Rayon Sport, uruganda rwa Skol rukabashyira kuri liste yabo, noneho bakajya bahembwa n'uruganda rwa Skol kugira ngo birinde ikintu kijyanye n'ibirarane, kijyanye n'amafaranga agenda abura. Ibyo nibyo Rayon Sport yagendaga ipropoza Skol. Ubusanzwe Skol yatangaga miliyoni 20 ku kwezi, iziha Rayon Sport miliyoni 20 ku kwezi. Ubwo murabyumva ku mwaka ni miliyoni 240 ku mwaka, niyo Skol yagendaga itanga muri Rayon Sport. Hanyuma Rayon Sport ikaba yasabaga uruganda rwa Skol kongera ayo mafaranga, ndetse baje no kubyemeranya. Uruganda rwa Skol ruravuga ati nta kibazo, nkuko twe twabivuze mu minsi ishize, amafaranga tugomba kuyongera, ni ihame kugira ngo ikipe ikomere kurushaho. Uwayezu Jean Fidel agisohoka muri no nama yaje kuganira n'itangazamakuru, ababwira ku bintu bitandukanye. Bwa mbere yatangiye ashimira uruganda rwa Skol mu myaka 10 rumaze rukorana n'ino kipe. Hanyuma yinjira ku cyo Rayon Sport yungukiye muri iyi mikoranire. Nabibabwiye ni mu buryo bw'amafaranga cyangwa se uburyo bwa financial. Hanyuma Skol nayo yunguka mu buryo bwa visibility ndetse no gukundwa no kunywebwa n'abafana bagiye batandukanye bakunda umupira w'amaguru. Hanyuma Uwayezu Jean Fidel yaje kuvuga ku kijyanye n'ibikombe. Itangazamakuru riti ese Rayon Sport wavuga ko ku kijyanye n'ibikombe ihagaze gute ku kijyanye no mu kibuga? Uwayezu Jean Fidel ati tugitangira no mwaka twatwaye igikombe cya Super Coupe, murabyibuka. Ati turacyari mu mikino ihatanira igikombe cya Peace Cup cyangwa se igikombe cy'amahoro, turi muri kimwe cya kabiri. Ati amaso yacu yose tuyahanze ikipe ya Bugesera dufite muri kimwe cya kabiri. Ati tugomba kuyikuramo, hanyuma tugakina finali ikipe izava hagati ya Polisi ndetse na Gasogi United. Ati mu ikipe y'abagore igikombe cya shampiyona cyo hasigaye imikino 2. Ati birumvikana cyane ko tuzajya mu ntara y'Iburasirazuba kuri uno wa gatandatu gukina n'ikipe ya Muhazi. Turamutse tuyitsinze igikombe twatugitwaye, tutanayitsinze nabwo dufite undi mukino wundi uzabera mu Nzove nabwo. Ati biri likely ko igikombe cya shampiyona mu bagore tuzagitwara. Ati hanyuma tugasigara turwana n'igikombe cy'amahoro haba mu bagabo ndetse n'abagore. Uwo ni Uwayezu Jean Fidel wavugaga ku bijyanye n'ibikombe muri Rayon Sport. Hanyuma kuri transfer yabwiye abafana ba Rayon Sport ati murabizi neza ko kubaka ikipe ari process. Ati kubaka bigenda ni process, wubaka gake gake ugenda wubaka, atari ko bigeze birashimishije. Ati nk'ubu dufite academy mu karere ka Nyanza. Ati twamaze kuba twemeranya ko abana 3 bazava muri kano academy bitwaye neza kurenza abandi bazinjira mu ikipe nkuru. Izo ni transfer 3 z'abana twirereye tugomba kuzamura. Ati hanyuma ikijyanye no gushoka isoko byo, ati tuzashoka nta muwe na nyeya dufite, tugomba kuba turi kipe ikomeye umwaka utaha. Nicyo nakwizeza abafana. Hanyuma bamubaza ku kijyanye na manda ye, yavuze ati bamubajije bati manda yawe izarangira ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10. Ati se urateganya kuba wakongera kwiyamamaza cyangwa se urateganya kuba wakongera kuyobora ino kipe? Perezida Uwayezu Jean Fidel ati namaze hashize amezi arenga 6 ikibazo nyisubije. Ati mu by'ukuri ntago niyobora ikipe, ni y'abanyamuryango, ni ikipe y'abafana, ni ikipe ntapfa kuyobora uko nishakiye. Bivuze ngo ngewe akazi kanjye ni ugusoza ino manda. Ati hanyuma namara kuyisoza nka making sure ko nteguye amatora meza. Ati
haba hari unsimbura nta kibazo, atari ko umuryango wa Rayon Sport nuhitamo nureba ugahitamo ukabona ko bakansaba kuba nakongera kwiyamamaza rwose, ati nta kibazo nabikora, ati byose biri mu maboko y'abanyamuryango, niko yagiye avuga kuri manda ye. Ati bishobotse abanyamuryango bakicara bakavuga bati perezida rwose wadufasha ukatuyobora nk'undi mwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa se manda, ati nta kibazo rwose, ati byose bizaterwa nuko abanyamuryango bazabishaka. Uwo ni Uwayezu Jean Fidèle. Ni byinshi byagiye bivugirwa muri ino nama, gusa icy'ingenzi kirimo nuko uruganda rwa Skol rwemeye kuba rwongera amafaranga. Hari amakuru y'ubwino turi kugenda dukurura bivuga ko uruganda rwa Skol rushobora kuba rwakuba gatatu ino mafaranga rwagendaga rubaha miliyoni 240 batangaga ku mwaka, bakaba bakuba gatatu. Rayon Sport ikaba yabyungukiramo mu gukora transfer zikomeye cyane, ikaba ari ikipe yaba igiye kujya ku ruhando mpuzamahanga, ikaba yabasha kugireba mu maso amakipe agiye atandukanye, za Mamelodi, za Simba, izi zose ikajya zireba mu maso. Ati ibyo ngibyo nibyo baganiraga hariya mu Bugesera. Ni inama yari ikomeye cyane ku mugoroba, iyo niyo myanzuro yagiye ivamo. Amakuru menshi agiye atandukanye turaza kugenda tugarukaho. Kugeza ubu ngubu nakubwira ko umutoza uri gutoza Rayon Sport kugeza ubu ni Rebisa Ayobanga. Ndaza kuba nkubwira gahunda yajyanye uwitwa Julien Mete mu Bufaransa, ndaza kuba nyigarukaho mu biganiro byacu bikurikira, ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye turaza gukomeza kugenda tuganiraho. Bridge Sport. Bridge Sport.